Yego rero nizera ko ako karirimbo kari kugenda kabashimisha. Hanyuma rero reka mbabwire amakuru uyu munsi nagiye mbazanira. Yego reka tuhereye hano mu kigo aho nk'ibisanzwe mu mpera z'umwaka amagurupe cyangwa se amatora agenda asengera hano muri esi Gikonko. Agenda atora abayobozi bagenda babasimbura kuko abandi baba bagiye kugenda. Twatanguriwe na protesta mu gihe cyashize. Yego mu gihembwe cyashize baratoye ndetse n'andi magurupe agenda atora. Kuri uyu munsi rero hakaba haje kuba hatora groupe catholique nayo iza kuba tugaragariza abayobozi bashyashya mu minsi mikeya. Ikaba rero yaje kuba itora uyu munsi. Mu kanya n'ibishoboka ndaza kuhamagara Valentin, ndaza kureba ku ikoranabuhanga ko bikunda muvugishe ambwira amakuru ku buryo burambuye mu kanya gatoya. Yego tugenda dukomeza rero n'ikiganiro cyacu. Reka tuve hano muri SG ariko sinava hano mu kigo nababwiye ko na groupe Adventiste yatoye. Ibyo byo ntago ntagenda nabyo nabivuze. Boneraho no kubwira Abatista ahari hose ngo agubwe neza cyane. Hanyuma rero reka nkomeze mbabwira ko Arsene Tuyi yateguje igitaramo cy'amateka yatumiyemo umuhanzi Christian Irembere. Yego rero reka dukomeze n'amakuru yacu nk'ibisanzwe. Mbibutsa ko iyi ni Touch Gospel Show, ngendi HM. Reka mbabwire ngo ni urugendo rw'ibyiza nibi Prosper Nkomezi yahishuye ibyari bitumye ava mu muziki. Yego
ni umwe mu bahanzi bakomeye mu muziki w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Abanyeshuri bo muri kaminuza ya Huye yataramiye muri 2023 baracyamufiteho urwibutso. Uwo na wundi rero ni Prosper Nkomezi, umusore wakuze yiyumvamo ruhago kurusha umuziki, ariko bikaza kurangira ibyo yakundaga bitamushobokeye. Ariko natwe burya hari ibintu tujya twiyumvamo cyane ariko kubigeraho bikanga. Si ukwanga, ariko buriya haba harimo umugisha n'impamvu byatumye ibyo washakaga bitakugirirwa yayo. Dukomeza n'ibindi ndi kugenda mbategura kandi bibanogeye, babwira ngo mukomeze kumererwa neza kabisa. Reka dukomeze n'ikiganiro cyacu rero, akaba ari Prosper Nkomezi mu ndirimbo ye Nzabivuga, tukaba tumaze kuvugaho mu kanya. Reka dukomeze rero, n'ubu hari n'ubu ngubu abatarabyumvisha, abahanzi nyarwanda 3 binjiye mu muziki wa gospel bitunguranye bigasakuza ku mbuga nkoranyambaga. Biragora cyane kwiyumvisha ko umuhanzi runaka wari ukunzwe mu ndirimbo zisanzwe cyangwa se indirimbo twavuga ko zisanzwe, twavuga ko nko mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, kimwe nuko kwakira ko umuramyi yahinduye agatangira gukora indirimbo zisanzwe ari ikintu kigora benshi cyane. Ariko gusa ibi ngibi byo birasanzwe, hari n'ibwo byabaye kuri Theo bose babireba, aza kuva muri gospel ajya hanze, ajya kuri chorus music biranga. Ariko kubona umuhanzi waririmbaga secular music agiye kwinjira mu muziki wa gospel, abenshi ntabwo bakunda kubyumva cyane.
yego aba bahanzi rero batatu twabwira harimo nk'umuhanzi wa mbere ariwe Meddy muramuzi cyane, ndetse umuhanzi wa kabiri rero winjiye muri gospel nyarwanda akaba ari Niyo Bosco. Yego umuhanzi wa gatatu rero akaba yitwa Liza Kamikazi. Yego rero reka rero mbabwire ko turi kugenda tugera no ku w'ikiganiro na wateguriye kuri uyu munsi. Ndi kugenda rero ngana gusozo w'ikiganiro kuri uyu munsi. Twabwiye inkuru nyinshi cyane zigiye zitandukanye, reka mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza. Njye narekere kuri mikoro, ikiganiro yari Touch Gospel Show. Reka tuzasubire kuwa gatatu muri Changamoto, ariko Touch Gospel Show tuzasubira kuwa gatanu aho nabwo nzaba nabazaniye byinshi cyane. Hanyuma rero reka mbasigiremo iyi ndirimbo ubundi mukomeze kugenda mugubwa neza. Hasta la vista morale neza cyane.